agiye gufatisha ikiganza cye cy'ibumoso hariya kuri Bibiliya, azamura ikiganza cye cy'iburyo nk'umuhamya imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu. Narangiza arahire uko azakora uyu murimo Kristo amuhamagariye. Mikoro umugabo we atangira amufashe muri izi nshingano. Murakoze. Yewe Alice Nyirabagenzi, ndi imbere y'Imana ishobora byose, mpagaze imbere y'abayobozi b'itorero ry'Imana n'iteraniro ry'abahamya benshi. Ndahiye rwose ko nzatunganya imirimo nshinzwe, nzaharanira iteka icyateza umurimo w'Imana imbere, nzitanga mu gukorera Imana mu kubaho kwanjye kose, sinzatezuka ku murimo w'Imana no mu itorero ryayo ryera. Sinzahemukira itorero ry'Imana, aho nzatumwa hose nzajyayo. Sinkorera ibihembo by'isi, nzihanganira iteka ibingerageza byose, byaba ibyago, amakuba, akarengane k'itorero, mu munezero, mu mahoro, mu bukire, mu bukene, mu byiza no mu bibi, mu ndwara no mu rupfu. Niyemeje iteka ryose kunamba mu murimo w'Imana uko byamera kose. Nzubahiriza amategeko, imyizerere na gahunda by'itorero, kimwe n'imyanzuro y'Imana, kimwe n'imyanzuro y'inama rusange yaryo. Kuko mbaye pasiteri misiyoneri w'itorero Christian Family Church, niyemeje guharanira icyateza imbere itorero ry'Imana. Nzirinda icyateza amacakubiri mu itorero ry'Imana, nkamije rwose ko nzarigeza ku ntego yaryo. Sinzasubira inyuma, nzakomeza iteka imbere kugeza ku gupfa. Nitanze rwose ntizigamye, ngewe ubwanjye n'umuryango wanjye n'ibyo ntunze byose nabyo bizakorera Imana, kuko nizeye ibihembo nzabona mu ijuru. Ngemeye imbere y'ubuyobozi bw'itorero n'imbere y'iteraniro rinini ry'abahamya benshi, mbisezeranye ntyo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana izabimfashemo. Amen. Murakoze cyane. Munyemerera abanze asinye kuri indahiro ndetse n'umugabo we n'umuhamya w'indahiro akoze, tubone gukomeza uyu muhango wo kumwimika. Haleluya. Nanjye ndi umuhamya wabyo, ngomba gusinyaho nkabyemeza umushumba umuhaye izi nshingano. Murakoze. Umwanya tugiye gukurikizaho nagira ngo nsaba abihaye Imana bose bari hano. Ndavuga abashumba, ababishopu berejwe umurimo w'ubushumba, abaposo batambuke baze bahagarare hano, bigire hafi hano, dufatanye muri uyu murimo, muri uyu muhango wundi
yakomeje tugiye gukomeza wo kumwimika. Iyo dusomye Bibiliya yera, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 8 umurongo wa 12, haravuga ngo asuka ku mutwe wa Aroni ayo mavuta yo gusiga, amusigira ku mweza. Iyo dusomye muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 13, haravuga ngo Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka aza kuri Dawidi cyane, nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuze niko tugiye gukora uyu murimo. Uyu mwanya tugiye gusuka aya mavuta kuri Nyirabagenzi Alice yo kumwereza umurimo w'Imana.